Hello guys, amazina yanjye nitwa Ndangwa Ali cyangwa se aka Alibizo, abantu banzi kuri kwizina rya Alibizo. So ninjye kitwa ko natwaye channel ya Yago TV show, kandi koko nako bimeze. Abenshi mumaze iminsi mwumviyo saga ko Yago TV show yibwe. Yego ninjye wayitwaye, kandi nagiye mu nkiko narakatiwe, mwarabibonye, nabonye barabishize ku mbuga nkoranyambaga. Nakatiwe imyaka 2 isubitse. So natashije ejo bundi nibwo natashye. Ndashima Imana ko ndi mu gihugu, alhamdulillah. Imana niyo nkuru, Imana niyo rurema, ndi mu gihugu right now. Gusa mu gutaha hagataho nikojeje kuri YouTube ndeba ibiganiro nyiri kwibwa channel yakoze bibiri, narabirebye byose ndabirangiza. Numva ibintu ari kuvuga bihabanye n'ukuri guhari, birahabanye cyane ari bihabanye n'ukuri guhari. Sinzi impamvu ari gucukuri hejuru, ari adashaka kuvuga nyine ku bintu bimeze n'uko ibintu byagenze byose. Sinzi impamvu, gusa niyo mpamvu nanjye nahisemo kumunyomoza nkavuga ukuri kose guhari ku ibintu byose byagenze, kugira ngo bira bintu bibeho kubaho byo byabayeho. Ariko sinzi impamvu adashaka kuvuga impamvu byabayeho, I don't know why. Gusa niyo mpamvu nanjye nashatse kuvuga ukuri rero ndakuvuga hano hejuru. Urabona ino channel ni Alibizo, ino channel ukuri kose kuraba kuriho. Nigareke kubabeshya man, nigareke kubabeshya. Ari kuvuga ibinyoma, ibintu ari kuvuga bitandukanye n'ukuri guhari, bitandukanye n'ibintu byose byabaye. Kuki adashaka gusobanura ibintu byose ukuntu byagenze? Ngewe nimba adashaka kuvuga ukuri kose, ndavuga ibintu byose ukuntu byagenze byose, nta na kimwe nsize, nta n'imiyaga n'imwe ndi bugushiriremo, kuko no kugira ngo mve muri gereza nawe nta n'imiyaga wanshiriyemo. Nayo mpamvu ndaguta hanze hose, ndakurambika hariya rubanda rukote. Uri kujya kuri kamera kugira inana nziza, what the f***? Uri kujya kuri kamera kugira umwana mwiza. Ibintu uri kuvuga bitandukanye n'ukuri guhari. You are talking fucking shit. Ndagutamo hano bakote, hano hejuru ndagutamo hano bakote kuri icana. Mwebwe stay tuned, muzaze gusa, muzaze mwiyumvire. Bomba class.